AFC M23 itangaje ko igiye kugitanga umushahara kuri buri murwanyi wayo. Ese bimeze bite? Abasirikare babyakiriye gute? Abayobozi barabivugaho iki? Ndaje tubigarukeho muri iki kiganiro, ndetse kandi turaza no kuba twajya muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare barenga 22 ba AFC M23 bamaze kwiripotinga ku gisirikare cya FARDC no ku ngabo z'abarundi, ariko uburyo ki babyakiriyemo aba FARDC nibyo tugiye kuba twagarukaho, ndetse kandi tunarebera hamwe icyo ishobora kuba cyatera impamvu iyo kwiripotinga mu buryo bukomeye cyane. Rwanda Air nayo yahawe igihembo tugiye kuba twagarukaho, kitahawe izindi kampani zikomeye cyane nka Qatar Airways, kitahawe Ethiopia Airways, ahubwo cyahawe Rwanda Air. Ese kuki aribo bahawe iki gihembo muri rusange? Si ibyo gusa kandi turaza no kuba twababwira ko muri Uvira hagiye gutangira imyitozo karundura. Iyi myitozo ese ibyayo ni ibiki? Ni ya FARDC n'ubundi, ese igamije iki? Muri rusange ni imyitozo itari isanzwe ihabera, kandi ni agace kegeranye n'ibindi bice by'imirwano birimo avuga kuri ya ngingo yo guhindura itegeko nshinga. Harimo mpuwe idakunda kugarukaho cyane, ariko yo kwibandaho muri rusange. Abenshi bari kwibanda, barabikisha se bari kwibanda kuri puwe yo kugira ngo Gisegeta agaruke ku butegetsi, ngo nicyo gihangayikishije. Ariko ikintu batari gutekereza ko cyaba gihangayikishije kurusha n'ibyo byose ni uko iyi puwe iravuga ko hagomba kwamburwa ubwenegihugu umuntu wese uvuga Ikinyarwanda. Ubwo niba abanyamurenge, niba abanyemasisi, babandi bavuga Ikinyarwanda nyine bose ngo bagiye kwamburwa ubwenegihugu mu buryo bwo guhindura itegeko nshinga. Mu bizahinduka nabyo nyine ngo birimo ibi, nabyo biri mu bintu bigomba kwibazwaho, ndetse kandi tugiye no kuba twagarukaho kuri iki kiganiro, aho tuza kubigarukaho ahagana ku musozo muri rusange. Ubwo rero hamwe n'aya makuru, kugira ngo ujye urushaho kuyabona byihuse, ibuka gukanda like, udushyigikire. Iyo ukanze like uba weretse YouTube ko wakunze ibiganiro byacu. Ni akantu kameze gutya, iyo ugakanze ni munsi y'ikiganiro uba weretse ko wakunze ibiganiro byacu, bityo ikabisunikira n'abandi bantu benshi, maze bikabasha kugera kure. Hanyuma rero icyitwa subscribe cyo nkunda kugisobanura kenshi. Iyo uyikanze uba werekanye ko wifuza kujya cyangwa se ubaye umunyamuryango wacu, ukajya ubona ibiganiro byacu ku gihe, bikiri bishyashya bigisoka ako kanya. Ndetse kandi biba akarusho iyo ufungura n'akazogera gahita kaza iyo umaze gukanda subscribe. Ako kazogera kagufasha kubona itangazo rikubwira ko ikiganiro cyamaze kujya hanze, hanyuma ugahita wibonera amakuru yose utiriwe ujya gusacinga cyangwa se ujya muri byinshi muri rusange. Munyemerere rero tubyinjiremo muri rusange. Njyewe turi kumwe mu kiganiro, nitwa Baraka. Tugiye kubyinjiramo twitonze akantu ku kandi, ku buryo ubasha kubyumva neza. Ikiganiro kirajya kurangira buri kantu kose kuri ibi twavuzeho n'ibyo tutavuze mu ngingo wamaze kuba wagasobanukirwa, bitewe n'uko tugiye kubivuga mu buryo burambuye dutuje, ndetse kandi tukagenda tukunogereza buri ngingo ku yindi. Munyemerere rero duhere kuri iyi gahunda yatangajwe n'abayobozi ba AFC M23, bavuga bati tugiye kujya duhemba abasirikare bacu umushahara wa buri kwezi. Mbere na mbere, ikintu cya mbere wenda ko umuntu uri kure cyane adasobanukiwe cyangwa se agomba guhita yibaza, ese abantu bakoraga badahembwa, bakoreraga iki n'iki cyabateraga morale? Muri rusange, ugendeye ku magambo yavuzwe na bamwe mu basirikare bagaragaye bari gusebura ko batangiye kujya bahabwa amafaranga, bavuze bati nyamara aya mafaranga nubwo tuyahawe ni byiza, azajya afasha imiryango yacu, ariko ntabwo aricyo cyatubuzanye. Gusa nabyo byari ngombwa, bizajya bifasha imiryango yacu, ariko ntabwo aricyo cyatuzanye. Twebwe twahagurutse tugiye kurwanira uburenganzira bw'abavandimwe bacu, bakuru bacu n'ababyeyi bacu, kugira ngo bemererwe kuba abanyekongo kandi babe muri Kongo yabo ku mahoro, ntawe ubirukanka inyuma ngo nibatahe mu Rwanda. Ahangaha rero nicyo yasobanuraga, aravuga ati rero kuba baduhaye amafaranga ni byiza. Ni amafaranga y'amadolari, buri musirikare yagenewe agera kuri ku bihumbi 100 by'idolari. Ahangaha rwose nagera ku madolari 100. Ubwo naritse kubivunjisha mu Nyarwanda, ariko ugiye kubara mu Nyarwanda ni 120 birengaho gato, hagati y'140 n'ibihumbi 120. Hagati aho ngaho bigendanye n'aho igiciro cy'ivunjisha kigeze, idolari bigendanye n'aho rigeze nyine muri rusange. Ayo niyo mafaranga umusirikare mutoya azajya ahembwa. Muri rusange abasirikare bagaragaje ko ayo mafaranga azajya afasha imiryango yabo. Ni byiza kubera ko imiryango yabo n'ubundi yari mu bwigunge, imyinshi iri mu buhungiro mu nkambi zitandukanye, inkambi ya Mahama, inkambi ya Kigeme n'izindi nkambi ziri muri Uganda no mu Rwanda, izo ntavuzeho, cyangwa se mu bindi bice nyine bitandukanye by'isi. Abagiye muri Amerika bari imiryango y'aba basore bari kurwana, naho ngaho imwe iri
indi iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirwa yikoreye akarago ihunga buri kanya. Ubwo rero iyi miryango muri kubona yikorera uturago bahetse utwana ku bitugu baduhungana mu bice bitandukanye, iyi miryango abahungu babo cyangwa se abagabo babo n'abakobwa babo bazajya bahabwa aya madolari. Hanyuma aya madolari kubera ko umusirikare burya ntagabo n'umwanya urambuye wo kurya amafaranga nk'uko umusivile we yawubona, kubera impamvu z'akazi zituma aguma mu kazi cyane cyane nk'aba bari mu rugamba, bazajya bayohereza iyi miryango igenda ibungana akarago. Uzatangira kubona mu minsi iri imbere noneho babungana utumatera, bisa naho hari ikintu cyahindutse, kubera ko hari ikintu cyatangiye kuza ku mufuka. Uko byagenda kose, wenda ntibite birangiza intambara ngo bareke kuba impunzi, ariko hari ikintu kiri buze guhinduka. Bamwe bagendaga mu bihuru bambaye ibirenge baraza kuguramo utubote, hanyuma babashe gukandagira mu mahwa atabatobora. Ubwo nabo mu miryango y'aba basore bari ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'abayobozi ba AFC M23, ari nabo batangaje iyi gahunda yo gutanga umushahara kuri buri musirikare, bavuze ko ibi bifite ubutumwa, ibi bintu bifite ubutumwa bwo kugira ngo buhabwa abasirikare bari mu gisirikare aka kanya, ndetse n'abandi bifuza kuba abasirikare ba AFC M23. Tukiraho mbibutse ko hari abantu benshi wenda baba baratekereje kujoininga M23 AFC, ariko bakavuga bati ubwo nta mushahara batanga, reka nigumire wenda mu mashuri, reka mbe nibereye mu kimotari, reka mbe nibereye ugasanga bafite umutima, ariko baravuga ati ariko se nanone imiryango yacu izaba yite, ndata umugore n'abana babiri njye gukora ahantu njye kurengera igihugu, wenda umugore n'abana bari mu nkambi, ye nanjye nasokaga nkajya nko kumotara nkabona nako kawunga, nimbata gutyo bazabaho gute? Ibihumbi ubu ngubu abahembwa benshi abahabwa amafaranga menshi na HCR kugeza ubu ngubu, mbere byari 7,500 ariko basigaye bahabwa 5,500. Ubwo ndavuga wenda bari mu nkambi zimwe na zimwe, ababindusha murankosora muri comment, ariko ni hafi aho ngaho rwose. N'amafaranga ubona ko atatunga umuntu ku gihe kingana n'ukwezi, ariko ni yahabwa agenerwa umuntu. Noneho umuntu agatekereza ati se mfite abana, mfite umugore, najyaga nsohoka nko mu nkambi nkajya guca inshuro, narangiza nkabazanira ku kawunga, ninjya ku rugamba kubohora igihugu ko nabyo ari ngombwa, abana n'umugore barabaho gute? Abantu nk'abo ngabo rero nibamara kubona iyo gahunda ihari yuko imiryango yabo isigara hari ikintu iri koherezwa buri kwezi giturutse mu biganza by'aba bari ku rugamba, nabo baraza kugira umutima wo kujya gufatanya n'abandi kubohora igihugu, bavuga bati noneho bya bindi byadutegaga bivuye mu nzira, reka tujye kubohora igihugu. Iki ni kimwe. Ikindi bavuzeho bamwe mu bayobozi bavuze kuri iyi ngingo yo gutanga amafaranga, bavuze bati nubwo mubona dutangiye no kujya dutanga umushahara, si ibyo gusa kandi ubusanzwe ingabo zacu z'inyeshyamba zihabwa ubuvuzi ku buntu, ndetse kandi imyitozo nayo zihabwa n'ubundi ku buntu, n'ibikoresho babihawe natwe n'ubundi nk'icyama cya AFC M23. Ni ibintu kandi bikunda kugora zimwe mu nyeshyamba cyane cyane ziharanira impinduramatwara, kubera ko nta gishoro ziba zifite. Mbibutse ko twareba mu Rwanda, twareba muri Uganda, ubundi igihugu kikimara kubohoka ako kanya nta mafaranga kiba gifite, abatsinzwe baba bayasahuye, bajya mu mabanki bagasahura, n'indi mitungo ihenze baba bayisahuye. Nuko ngo bamwe bamaze guhobora igihugu bafite icyambere na mbere, bafite inyota yo kubona igihugu cyabo gifite amahoro. Noneho ibyo bimaze gutungana rero, territoire yabo imaze kuba ifite amahoro, ibyo bamaze kwibona, nibwo noneho ibitekerezo bijya ku murongo, bakavuga ariko watangira tukajya dutanga amafaranga, tugatangira gutanga utuntu two gushyigikira bamwe mu barwanyi bacu kugira ngo barusheho gucunga umutekano bafite n'akanyamuneza. Ibi ngibi binabongerera morali muri rusange, ngira ngo murabyumva. Nuko nkuko ibintu bigenda, uko byagenda kose, musubira inyuma mu mateka y'u Rwanda, aya Uganda, amateka y'ibihugu byagiye biba mu ntambara nyuma bikabona amahoro, ako kanya ntabwo abasirikare bahise bahembwa, uretse n'abasirikare nabo mu zindi nzego ntabwo bahita bahembwa ako kanya muri rusange. Ubwo rero ni ibintu byo kwishimira. Abasirikare ba AFC M23 bafite morale, bagiye noneho kurwana ku buryo budasanzwe. Ahangaha turaza mu kiganiro imbere gatoya, nidukomeze turaza no kugera ahantu tuvuga ese kubera iki M23 itakiri kugenda ifata ibice nka mbere. Mbibutse ko ubwo bafataga Goma bidatinze mu byumweru 2 bari bamaze kugera Bukavu, baba baramanutse hafi na Uvira, baba bageze Kamanyura, baramanuka bari rukaza Ruvungi za Gatogota, Kaziba gutyo, baba bageze za Kiriba. Aho ngaho rwose bahise bafungira hafi ya Uvira, batuzamo gatoya, nyuma baza no gufata Uvira. Mbibutse ko Amerika bavanyemo
mu kanya gato kari imbere mu kiganiro ndaza no kuba nababwira ese kubera iki. Urumva nyine turaba turi kuganira hamwe, namwe murajya mwandika ibitekerezo byanyu muri comment. Turarebera hamwe impamvu intare za Sarambwe zitakiri kugenda zifata ibice, kandi tubona ko ari ngombwa bitewe n'abaturage zikeneye kubohora nk'uko zabyitangarije zivuga ngo twebwe twiyemeje kubohora abaturage, nta kindi twiyemeje. Turaza kuba twabirebera hamwe. Gusa twari turi kuri iki ngiki kijyanye n'umushahara, tumaze kubyumva icyo uruhande rw'ingabo zivuga, nubwo tubonye ariko sibo twaje dushaka. Ikiduteye ishema cyane ahanini ni ukubona ababyeyi bacu bamwe bahunguka bakaza bakajya mu mirima bagahinga, ababyeyi bacu bakaragira inka bagakamira abavandimwe bacu. Nicyo ahanini kiduteye ishema, ariko n'amafaranga nayo yari ngombwa. Ntawanga agafaranga, ariko buriya mu gisirikare umuntu niba yarahisemo kurengera igihugu, ahanini areba inyungu z'igihugu, ntabwo areba inyungu ze bwite. Nubwo yababona ko ari ngombwa, akiraho agasa n'uwirengagiza akavuga ati igifite agaciro si inyungu zanjye, igifite agaciro n'ubuzima ni amahoro y'igihugu cyanjye. Niko umusirikare mwiza ubusanzwe aba yibaza muri rusange. Hari n'indi nkuru dufite mu kanya tuza kuba twagarukaho ivuga ko hari abasirikare ba M23 bamaze kuba bakishyikiriza bakishyikiriza FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Bamanitse amaboko bati twebwe turemeye turaje, ariko bamanitse amaboko iyi gahunda y'umushahara itaraza. Aya makuru y'umushahara yatangajwe nyuma yuko aba bamanitse amaboko, ariko turaza kuba twabigarukaho tuvuge ese FARDC yabakiriye gute, ese ntibaba ari abatasi bagiye kugira ute gutata FARDC bitwa ngo bamanitse amaboko, FARDC ikabajyana mu birindiro byayo, hanyuma bakajya bamenya amakuru bakareba uburyo bayoherereza bagenzi babo, wenda ari nabo babatumye ntawamenya. Turaje tubiganireho mu kiganiro n'ubundi. Gusa icyo nababwira cyo, iyi gahunda yo guhemba yemejwe n'abayobozi ba M23. Colonel Nanga yabivuzeho, ndetse kandi abasirikare bagaragaye amashusho bari kubyina babyishimiye ko bwa mbere bagiye kujya bafata amafaranga, ndetse kandi amafaranga burya nta nubwo ari makeya cyane. Amadolari 100 nababwiye ni hagati y'ibihumbi mu manyarwanda, ni hagati y'ibihumbi 120 n'ibihumbi 140 hagati aho. Mu marundi ubwo ntiwabara, kuko umeruka mu gihugu cy'u Burundi ibihumbi 12 biri kuvunja ibihumbi 70, hacimo amezi atari menshi cyane. Ubwo rero urumva ugiye kuvunjisha mu marundi, navugaga ibihumbi 12 by'amanyarwanda, byari biri kuvunja ibihumbi 70 by'amarundi. Ubwo rero amezi aciyemo sinzi aho igiciro cy'ivunjisha kigeze, ariko urumva ko byanze bikunze amarundi yo yaba ari menshi cyane. Ni ukujya umuntu aza guhembwa yitwaje igikapu ugiye kubara nko mu marundi. Ubwo rero iyi gahunda yo guhembwa iriho, yemejwe, abasirikare babyishimiye. Gusa iyi ngingo tunayivaho tujya no ku zindi ngingo zikomeye cyane. Igisegeti yamaze kumenya ko hari umugambi wo kumuhitana. Ese abari kuvuga aya makuru bari kuyakura, ni ibintu bari gutekereza gusa batabishyira aho ngaho. Igisegeti bari kubishingira ko yamaze kuba yakaza umutekano, ariko impamvu yo kuwukaza irahari cyane ifatika, ni impamvu nini. Bibutse ko Kinshasa hari imyigaragambyo, bari kwamagana ko Gisegeti yahindura itegeko nshinga, ndetse kandi banafite uburakari baramutse bamufashe. Sinizera ko batamushahura. Niyo mpamvu ngo yakajije ibintu by'umutekano ahantu ari gushaka kujya kwerekeza, uretse kuba yakoresha inzira za rwihishwa. Ubundi ubusanzwe ari kuba yakoresha umutekano urengeje uwo yakoreshaga. Biri kugaragara ko bamwe mu bamurinda biyongereye, ndetse kandi banahawe ibikoresho bishya, bitewe nuko hari umugambi afite, ubwoba bw'uko hari umugambi wo kumwica. Abo yakekaga mu gisirikare mu gihe cyashize yarabafunze, muri politike abo bonaga bashobora kumuhirika nabo yabashyize mu mazi abira. Mwabonye Martin Fayulu ko yarashwe, nubwo abo kurandi rwa Gisegeti bavuga ngo ni ukubeshya, ngo ntabwo ari isasu yarashwe, ngo ni inyanya yisize. Gusa abasesenguzi bazi gusengura iby'amasasu nabo bavuga ko rwose isasu barirashe ku mutwe utabaho, uko byagenda kose ryinjiye ku mutwe ntabwo wabaho, ryakinjira mu jisho, ryakinjira mu gahanga, biragoye ko wabaho, ripfa kuba ryinjiye. Ariko bakavuga bati none ko tubona ibikomere ndetse n'ishati y'umweru yajeho amaraso, byagenze bite? Ariko nanone bagasanga ashobora kuba ari nk'igisasu baturikije cyo mu bwoko bwa grenade cyangwa se bwa mine, hanyuma ama ekra cyangwa se udusigazwa utuvungukira twacyo tukamukomeretsa mu isura, hanyuma utwo dukomere tugatonyanza amaraso ku ishati y'umweru. Ubwo rero birumvikana ko ari nacyo cyabaye, ko twabonye ari kuvugisha n'itangazamakuru aribwira ngo niyo wanyica ntabwo nareka kurengera itegeko nshinga ndi umunyepolitike
uzwi kandi ukunzwe n'abaturage benshi hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero Gisegeti duheruka mu makuru y'ikiganiro cyashize tubabwira ko yari ari mu gihugu cyo mu Misiri, ndetse kandi yari yongereho n'amasaha ko yari yateganyijwe, ariko ubu ngubu tuvugana mu Misiri niba batangiye kumwinuba bati tuvire mu gihugu igihe cyawe kirarangiye, niba yatangiye kubona ko ashobora no guhirikwa ku butegetsi aramutse agumye mu mahanga, bitewe nuko abigaragambye bavuze ati guma iyo ngiyo wagiye uzapfurwo. Abigaragambye niko bari kumuvumagura. Ashobora kuba yavuze ati ahari mu gihugu ashobora kuba ari igihangange gishobora guhita kivuga ngo abigaragambye mutuze, Gisegeti ntazakandagira ahangaha, igihugu namaze kugifata. Ashobora gutinya kudeta akavuga ngo rero reka ntahe. Ubwo rero umutekano wakajijwe mu nzira zose ashobora kunyuramo. Ubu tuvugana hari abasirikare bambaye teni n'abambaye civile, hari n'abivanze n'abigaragambya kugira ngo babashe kumenya ufite amashagaga cyangwa se uri kwagiserera abandi, hanyuma babashe kumenya umutekano ese byifashe bite muri rusange. Ubwo rero Gisegeti hari ubwoba bw'uko ashobora kwicwa. Gusa ku rundi ruhande nabyo birashoboka ko n'abo basirikare bose yizeye ngo baramurinda, bayakekaga yarabafunze, birashoboka ko haba harimo uwo byababaje bamufungiye umuvandimwe we cyangwa se inshuti ye, akumva nawe akumva ntiyishimiye ko Gisegeti agumaho, yarangiza akavuga ati Gisegeti nzamurasa cyangwa se nzamugambanira. Nk'ubu ngubu ari hanze biranoroshye, bashobora kumugambanira hanyuma agahita akurwa ku butegetsi na kudeta, bakamuheza iyo mu mahanga, cyangwa se yaza bakamwakiriza kumurasa. Byose birashoboka mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se bakanamufunga nk'uko muri Burkina Faso bafunze wari perezida w'igihugu witwa Traoré amaze gufata ubutegetsi muri Burkina Faso, yahise afungwa ari perezida w'igihugu, ariko none amufunga mu buryo butari bw'abagororwa. Yarabwiye ngo icara hariya wirire amafi, wirire ibiryo, wirire ubugari, winywera inzoga rwose, ubane n'umuryango wawe, ariko ntiwemerewe kuva mu gihugu. Ntiwemerewe kuva mu gihugu ahangaha ko ari kugira ngo atazagaruka afite imbaraga zo guhangana na Ibrahim Traoré. Ndetse kandi Ibrahim Traoré impamvu atamufunze mu buryo bubabaza umubiri, yaje ku butegetsi ashaka kugaragaza ko, kwerekana ko ari umutegetsi w'amahoro utazanye igitugu n'amahane. Ahangaha rero nicyo cyatumye ashaka kugaragaza ko ari umunyamahoro, akavuga ati wowe ku butegetsi reka mufungire mu rugo muri quartier, umutekano we ucungwe n'abantu banje bajye bama raporo yuko yiriwe nuko yaramutse, uko yaryamye, uko yagaramye, uko hari n'abantu barota bavugaguzwa, niba rose avugaguzwa bamufata amajwi. Ubwo rero Traoré nuko yabigisemo. Gisegeti nawe ashobora gutaha bikamubaho, ni muri Afurika byose birashoboka. Ubwo rero ubwo bwoba burahari, abari kuvuga ko haba hari ubwo bwoba rwose bafite impamvu ifatika bashingiye ku biri kugaragara kuri tere muri rusange. Si ibyo gusa kandi twikomereza n'andi makuru muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko nabibabwiye hari abasirikare ngo barenga 22 ba FCM23, ndetse kandi ngo bavanzemo nabo muri twirwano bamaze kwideployinga mu maboko y'igisirikare cy'u Burundi. Mbibutsa ko aba bagabo ngo bideployinze M23 itaratangaza itangazo ry'uko itangiye kujya ihemba abasirikare bayo cyangwa se abarwanyi bayo. Nk'uko nabibabwiye muri bya bindi bijyanye no kubahemba, umusirikare mutoya azajya agenerwa amadolari 100, ni mu gihe umukuru kuri we ku bijyanye n'amaranka bigendanye n'inshingano afite azajya abahembwa aruta ayo ngayo. Abasirikare rero bashobora kuba bideployinze batari bafite aya makuru, cyangwa se nk'uko uruhande rwa Kinshasa rwamaze kubivuga ngo rwaketse ko ari intasi. Byose ushobora kubyumva mu sisenguzi cyangwa se mu buryo bwose ushobora kwanaliza, ushobora kubyumva ni ibintu byumvikana. Ushobora kuba bideployinze kubera ko batsinzwe. Mwabonye ko Mikenke yafashwe, ndetse kandi nyuma yaho intare zose rambwe zigatangira kujya ziterwa mu birindiro byazo, aho ziri mu bice bya Minembwe n'ubundi iyo za Bidegu za Gipupu zatangiye kujya ziterwa n'ubundi ziri kumwe n'amadu. Bashobora kuba n'ubundi baravuze ati reka twimanikira amaboko tutazicanwa n'abavandimwe bacu dufatanyije urugamba, wenda bo bikomereze, twe turabona ko turi ibigwari, reka tubivanemo hanyuma tureke kubicira gahunda n'akazi kabo, bikomereze umugambi bafite, twebwe twivanemo tujye kumanika amaboko. Bashobora kuba aricyo batekereje. Ku rundi ruhande bakanavugwa umuyobozi wabo akababwira ati rero basore, kubera ko muri aba bideployinze na muyobozi na musirikare mukuru urimo, bose n'abasirikare batoya nyine, b'abasirikare bato nyine b'amaraka matoya, iraka rya private ngira ngo niryo rito mu gisirikare. Yes, birashoboka ko umuyobozi yababwiye ati basore batoya ni mugende mwideployinge, hanyuma dutatire imbaraga ese bari kuzikura kuki bagarukanye imbaraga nyinshi bakaba batangiye kudusubiza inyuma, ese kandi bakadutera no mu birindiro byacu. Ati ni mugende mudutatire, nitwareza babiri baramukeka ko ari intasi, reka twareze 22 bigaragare ko ari ugutsindwa,
hanyuma mwebwe mugende mumarika abako muti twatsinzwe, aho bababika hose mujye mugerageza kumviriza amakuru ari hanze, munagerageze kuyatugezaho uko byagenda kose. Urusha no gusanga muri bano barwanyi ba FARDC mu birindiro byabo harimo abagambanyi bakorana na M23, bagaba bashobora gukorana n'aba bantu bashobora kuba bafunze cyangwa se bahuriye mu kigo runaka, baragiye bavuga ngo bari deployinze ngo bamanitse amaboko, hanyuma bakifasha umuntu wo muri FARDC cyangwa se witwa ngo n'umuzarendo. Ko umuzarendo biroroshye, ushobora kujya mu gitondo ugahita uvuga ati ndi wazarendo, ukagenda bakaguha intwaro ukarasa. Ubwo rero ni ibintu bashobora guha intumwa, intare za Sarangwe zishobora kubwira intumwa ziti wowe mwebwe abantu yenda 30 mubaye wazarendo, nimugende muba wazarendo, hanyuma abandi tuzohereza muzajye muvugana nabo amakuru babahaye, namwe ayo muzanye muyaduhe tumenye intege nke z'umwanzi n'imbaraga nyinshi aho ziri. None nyuma bakaba ari iki cyiciro kindi bohereje bavuga ati none mwebwe nimugende muvuga ko mwideployinze, tujye dukusanya amakuru, abo twisa bazarendo nabo bagenzi bacu, ndetse kandi namwe mugende mujye mukusanya amakuru, hanyuma muyatuzanire tumenye ese nihe twabakubita hakababaza cyane. Byose birashoboka muri rusange. Ndabona ibintu bikomeje kugenda bigorana haba ku mirongo y'urugamba ndetse kandi no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya politike ndetse na diplomasi. Ubwo rero ababishyikirije FARDC bakiriwe n'abarundi ndetse kandi banakirwa na FARDC gusa ngo babaketse ngo barakeka ko ari intasi. Ubusanzwe uyu muntu amanitse amaboko avuga ngo ndatsinzwe, mu mategeko mpuzamahanga avuga ko umusirikare wamanitse amaboko avuga ko atsinzwe ntabwo wemerewe kumurasa, ni wemerewe kumwica, ugomba kumufata ukamujyana, wenda ushobora kumukuramo amakuru mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko uretse ko yenda nk'abara hari abadakurikiza amategeko bashobora nko gukorera icwa rubozo, bakaba bakwica nyine urupfu rwa nabi, ariko ubusanzwe ntibyemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ya miryango ya Human Rights Watch yakabaye iri hafi igashaka kumenya amakuru y'aba bantu niba batazakorerwa itotezwa mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero byose turakomeza kubikurikiranira hafi turebe ese byerekeza he. Gusa mu yandi makuru, Rwanda Air yamaze kuba yahabwa igihembo karundura, igihembo karahabutaka kitigeze gihabwa indi miryango isanzwe itwara abantu mu kirere. Ibi nabivuzeho mu ntangiriro. Ni igihembo kitahawe Qatar Airways, ni indege cyangwa se sosiyete ikora mu byerekezo byinshi by'isi, isa naho yigaruye ibibuga byinshi by'indege, nacyo ubu ngubu cy'indege cya mpuzamahanga wagira ngo ubure indege ya Qatar. Ndetse kandi ni igihembo kitahawe Ethiopia Airways, ubundi usanzwe igiye kujya mu bihugu nk'Ubuhinde, igiye kujya mu bihugu bitandukanye byinshi. Uturutse hano muri Afurika bitewe n'ingendo za Rwanda Air, ushobora kujya muri Ethiopia, biroroshye cyane ko bagufasha kugera mu byerekezo byose ushaka. Ubwo rero Ethiopia nabwo yahawe iki gihembo. Iki gihembo abagitanze bavuze ko rwose igihembo cyitwa 26 Apex Award. 26 Apex Award ni igihembo cya 2026 Apex Award, cyangwa se ikinyongera cy'igihembo cyangwa se cyo kwishimira kishimwe muri rusange. Kikaba ari igihembo gitangwa n'umuryango Airline Passenger, ndetse kandi uyu muryango andi mazina yayo yitwa Experience Association Apex. Ahangaha rwose bafite n'icyicaro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muryango usanzwe ukorana na kampani z'indege zose z'isi zifiteho uburyo zikorana n'uyu muryango. Rero baragenzuye bashingiye ku makuru ngo bahabwa n'abagenzi, uburyo bagenda baganirizwa mu ndege, basusurutswa, baterwa story, n'uburyo bakirwa ku bijyanye n'ibiribwa cyangwa se ku bijyanye na serivisi zitandukanye, n'isuku babonamo, uburyo badategereza indege ngo batinde niba ari isaha bahawe, iyo saha baba bahagurutse. Ibyo byose amakuru abagenzi batanga niyo yatumye u Rwanda ruhabwa iki gihembo. Byumvikane ko rero bari gutanga bari gutanga cyangwa se bari gushishikariza cyangwa se kwakserera iyi kampani kugira ngo igire usho gutanga serivisi nziza. Bibutse ko harimo abantu bo ku ruhande rwa Gisegeti boherejwe na Gisegeti, ndetse kandi banahawe amafaranga. Bamwe banoherezwa na Ndayishimiye bavuga ikinyarwanda, bageze i Kigali mu minsi yashize bifata amavideo bari ku kigo cy'indege Kanombe bavuga bati indege yadukerereje, tumaze gukererwa amasaha 5-6. Ubwo rero bari bashaka ko iki gihembo kitazahabwa, bari bafite amakuru yuko gizatangwa, ariko iyi kampani cyangwa se sosiyete itanga ibi bihembo
yo yikuriye amakuru mu bagenzi indani atari abo batekamutwe bari buriya nta na gahunda yo gutega indege bari bafite, uretse ko bifataga ari amavideo nta na gahunda bari bafite. Ubwo rero u Rwanda ni ikintu cyiza cyo kwishimira kubera ko ni ishema ku gihugu cy'u Rwanda, kuko sosiyete zabo zitwara ibintu mu kirere n'abantu ziri kugenda zitwara neza. Ubwo zitwara ku butaka bwo sinzivuzeho, kubera ko hari igihe bagwa nk'isaha nka saa 9 n'igice ugasanga uhagurutse saa 6 wari ufite tike ya saa 9 n'igice, cyangwa se rimwe na rimwe ukaba waza ukivanga mu ba saa 10 wari uri kugenda saa 11 ugasanga undi abuze umwanya. Ubwo rero sinzi izo hasi ku butaka sinzivuzeho, gusa nazo inkuru zazo nizisohoka tuzazibabwira. Ubu ngubu ntabwo nshobora kuzivugaho, bishobora gufatwa nko kuzibasira muri rusange. Si ibyo gusa kandi hari ingingo yindi nababwiyeho babwira ni turaza kuba twibaza ese impamvu intare za Sarambwe zidarutse kwigarurira ibice, ese ni ukubera iki? Bibutsa ko kimwe mu bice biheruka gufatwa nyuma byanavuzweho cyane harimo umujyi wa Uvira, ndetse kandi baje no kuba basubira inyuma ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashakaga ahenge ko intare za Sarambwe zidakomeza kuhavansa, ahari iyo zitaza kubabwira ngo basubire inyuma bitewe n'ubushotoranyi bwari guturuka i Burundi na Bujumbura ishobora kuba yarafashwe. Ariko Amerika nyine yabaye inka babwira ngo musubire inyuma mureke kugariza umujyi wa Bujumbura, hanyuma FARDC nayo igume hamwe, hanyuma ibiganiro bikomeze. Aho byakomereje n'ubundi mu Busuwisi bivuye i Qatar, kubera ko i Qatar ibibazo by'umutekano byari bituma indege zidakora, bityo intumwa ntabwo zabashaka kujyayo. Niyo mpamvu ibiganiro byimuriwe rero mu Busuwisi. Amerika irashaka ko intare za Sarambwe zinyurwa n'ibyemezo bya Amerika, kubera ko igice ziri kugenzura kirimo amabuye Amerika ikeneye. Mbibutsa ko ibirombe bya Rubaya bitanga amabuye angana na 15% y'amabuye isi yose ikenera, by'umwihariko yo mu bwoko bwa Coltan. Isi yose ya Rurema amabuye ikenera, ibirombe bya Rubaya bitangamo 15%. Ubwo rero Amerika ayo mabuye irakeneye, ntabwo Goma ari yitunganya ayo mabuye cyangwa se gusange Uganda ni yatunganya. Naha mu karere ahantu hari inganda zimwe zitunganya amabuye y'agaciro, uretse kuba hari mu Rwanda nta bindi bihugu byinshi bitunganya amabuye y'agaciro biri hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero Amerika irashaka ko intare za Sarambwe zinyurwa n'ibyemezo byayo, ariko ku rundi ruhande ikanashaka ko Gisegeti anyurwa n'ibyemezo byayo. Mbibutsa ko Gisegeti aracyagenzura ibice bimwe birimo amabuye y'agaciro, nabyo birimo Katanga haturuka amabuye amwe akorwamo cyangwa se yo mu bwoko bwa cobalt, akorwamo za batteries y'imodoka zikoresha amashanyarazi, haba izikoresha amashanyarazi na essence cyarimwe cyangwa se zikoresha amashanyarazi gusa. Amabuye yazo azikora aturuka muri Katanga, amenshi ku isi aturuka muri Katanga. Gisegeti aracyahagenzura, nubwo haje umutwe wa Katanga pour la Liberation, wa undi uvuga ko urwanya Gisegeti wanarukubise FARDC igahunga mu bice bimwe na bimwe, ariko hari ibice byinshi bya Katanga Gisegeti akigenzura. Ubwo rero urumva ko Amerika ikeneye inyungu ziturutse Rubaya n'iziturutse muri Katanga. Niyo mpamvu yashatse kugaragaza ko intare za Sarambwe izishyigikiye cyangwa se ishyigikiye ko zikomeza kuguma hamwe. Yego ntizikomeze intambara ngo zigere no kwa Neva bamusangire we munsi y'igitanda aho ashobora guca yinyegeza, ariko bakanavuga bati ku rundi ruhande FARDC nayo tuyikomakome, hanyuma intambara ibe nigabanutse tubone ko twicururiza gahunda zacu muri rusange. Ubwo rero bisa naho rwose ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura cyangwa se bikomeje kugenda bifata indi ntera. Gusa niyo mpamvu nyamukuru hari umusesenguzi mu Rwanda we ntari bavuga mu izina mu gitondo numvise mu kiganiro agira ati intare za Sarambwe burya nimukibaza impamvu zikomeza kugenda zidafata ibice nkuko zabikoze mu gihe cyashize, suko ari bakeya, suko ibikoresho byabuze, kuko ibikoresho barabifata kenshi ku rugamba by'iminyago, ahubwo nukubera ko Amerika ngo yabashyize iminyururu mu maguru, ntabwo ituma bakomeza imbere. Niyo treme yakoresheje, ariko muri rusange Amerika isa naho ibakomakomeye uvuga ati mureke gukomeza imbere, mureke, ndetse kandi ikanakomakomeye FARDC ibwira ngo mureke gukomeza imbere, ariko ukabona ko uruhande isa naho yibasira cyane ari uruhande rw'intare za Sarambwe na twirwaneho. Ugendeye ku byemezo byose ugenda ubona ifata, ariko hari ikimenyetso kimwe mbereka ko gishobora kubereka ko Amerika ikunda kandi yizera kandi yishimira kuba intare za Sarambwe zigenzura biriya bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabibutsa umugabo witwa James Swan, uyu nguyu rwose ni umwe mu bayobozi bakuru mu muryango w'abibumbye, ndetse kandi ni umuyobozi umwe mu bahagarariye ubutumwa bwa MONUSCO ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo yazaga i Goma
iyi ntare za Sarambwe zamutegetse ko agomba kwinjira abanje guhabwa visa ya AFC M23 itari visa yo kwa Gisegeti, itari visa yo kwa Gisegeti. Uyu mugabo yarabyemeye, ntabwo yagize agorana kuri iyi ngingo, ndetse kandi bisa naho birumvikana ko ni umunyamerika, ndetse kandi anatumwa na leta ya Leta Zunze Amerika iyobowe na Trump. Ubwo rero birumvikana niba bemera visa y'intare za Sarambwe, bemera visa ya Goma ya Kivu, ubwo rero igihugu cya Kivu batangiye kumva ko kirimo kigenda kivuka buhoro buhoro. Ubwo rero ibihugu bituranyi byacyo, u Rwanda n'u Burundi na Uganda na Congo ku rundi ruhande, bitegura uburyo bazabana n'igihugu gishyashya kigiye kuvuka n'ubundi mu karere, nk'uko abasesenguzi bakomeza kugenda bigaragara cyangwa se bigaragaza. Ubwo rero impamvu twibazaga yo kuba intare za Sarambwe zitagifata ibice bindi, ejo bundi zamuwe Mikenke zari ziyifasha akanya gato zirongera zirayamburwa, bisa naho zari zayishyizemo intege nkeya buriya, bitewe nuko Amerika yari itangiye kuvuga ngo mwongeye gufata ibice twababujije. Ubwo rero zirongera none zirayamburwa, na amasaha menshi zari ziyimaranye, gusa aho zagiye FARDC ngo irimo iraza bakayihakubitira ivumbi rikatumuka. Bari kuza bitwaje intwaro bafite ibiki byose, bari kumwe n'ingabo z'abarundi, abahibu special force bari kwagwa, nahoze numva abakoloneli bahaguye b'abahibu, n'abandi baba special force nyine bo muri FARDC, bakomeje kugwa mu bice bindi, bari kugenda bashaka bice cyane cyane bya Bibogobogo, aho bari kugenda bashaka gutera intare za Sarambwe, aho zagiye zisubira inyuma ziturutse mu bice bya Mikenke, ariko ngo ziri kubakubita, bagashobora kwinjira, ariko gusubirayo ngo biri kuba ibintu bigoye cyane, biri kubananira bitewe nuko intwaro zabo bari kuzamburwa n'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na Twirwaneho, abarwanyi rwose ba General Sematama ufite icyicaro hariya muri Minembwe ville, cyangwa se mu Minembwe mu mujyi, cyangwa se muri centre Minembwe centre niko nabyita muri rusange. Rero nizere ko icyo kibazo abantu benshi babibazaga, se kuki batari gufata ibice bitandukanye, kuki batakiri kubifata ku muguruko, ese intare za Sarambwe zigifite imbaraga, zigifite agatuza, nta morale. Mbibutse ko Amerika rwose ibiri aho ngaho ikomakoma bitewe n'inyungu ishaka irimo iricuriza. Gusa nyuma y'ibi ngibi turakomeza kugenda dusesengura, turebere hamwe ese ni ibindi biki biri kugenda biza, haba mu rugamba, haba muri politiki ya diplomasi. Turebe niba intare za Sarambwe bizarangira zigaruriye Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru byose, ndetse n'intara y'Ituri, kuko naho hari abahema batotezwa ndetse kandi bakeneye kubohorwa, kuko ahanini batotezwa, uretse ko batotezwa na Wazalendo na FARDC, by'umwihariko batotezwa n'umutwe witwa EDF. Uyu ni umutwe wanashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, imwe yica nta mpamvu, itagamije gusahura telefone, barakwica na telefone bakayirekera aho ngaho bakigendera, mu bigaragara ko atariyo bashakaga. Uyu mutwe rero washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, kimwe na FDL. Urutonde ruriho yarujeho ku nshuro mu mwaka washize, ariko uyu mwaka wa 2026 Amerika ntabwo yashyizeho FDL, sinzi impamvu yabyo, ariko 2025 FDL yari iriho, ndetse kandi kuri uru rutonde hari hariho n'uyu mutwe wa EDF. 2026 urutonde ruragaruka, FDL itariho, ariko EDF yari iriho mu mitwe yitwaje intwaro, ariko y'iterabwoba, itari imitwe ifite impamvu irwanira, imitwe yica byo kwica gusa, nta kindi kintu bagushakaho, ari uko kwambura ubuzima byonyine, ibyo gusa. Ubwo rero intare za Sarambwe zigomba kuzajyayo zikajya kubohora biriya bice bya Ituri, ndetse kandi Kivu y'Epfo n'Kivu y'Amajyaruguru bikaba igihugu kimwe, nk'uko abasesenguzi benshi bakunda kugenda babigarukaho muri rusange. Si ibyo gusa kandi FARDC yatangaje ko hari imyitozo mishya igiye kuza muri uyu mujyi wa Uvira. Muri iyi myitozo rero havuzwe ko hagomba gukorwa imyitozo ku ntwaro nshya zaje. Birashoboka ko bazanye imbunda zidasanzwe zikoreshwa mu rugamba, ndetse kandi zikaba zifite indi strategy itandukanye, cyangwa se bakaba bazanye amadrone adasanzwe, bakaba bashaka ko abasirikare babo bajya gukora imyitozo kugira ngo bashe kubikoresha ku mirongo y'urugamba. Ubwo rero FARDC amakuru ahari nuko muri Uvira hagiye gutangira imyitozo, ndetse kandi ibindi bintu ngo bigiye kuberayo nk'uko byatangajwe bitangarizwa abaturage, kugira ngo batazagira ubwoba nibumva ibiturika mu bigo bya gisirikare. Ngo hagiye no guturitswa ibisasu byashaje, bimwe byarengeje igihe, kugira ngo bitazituritsa bikateza impanuka, ndetse kandi ngo hagiye no kuziburwa imbunda zimaze igihe zidakora muri rusange, kugira ngo zizibuke. Ubwo rero nibyo ngibyo biri kuvugwa muri Uvira muri rusange, ariko abasesenguzi bavuze ko FARDC yakererewe gutunganya kuzibura ibikoresho, wenda wasanga yaritegereje ko haza ibindi bishya. Ariko mbibutsa ko intare za Sarambwe ubwo zaziburaga ibikoresho mu kibuga cy'indege cya Kavumu,
hafi yaho nyine hari ibirindiro bya gisirikare birinze icyo kibuga, haziburiwe ibikoresho bimwe byari byaturutse mu mujyi wa Bukavu byagiyeho bijya kuziburwa. Hanyuma ubwo byaziburwaga abazereno bari hafi aho bahise bavuga ati bagenzi bacu Kavumu barayifashe barayirashe, babona imyotsi nyine mu kirere. Gusa M23 itangaza ko yari iri kuzibura. Ako kanya ese imanuka jugujugu yikubita abarundi irabirukansa, ivumbi rirabatumukana barahagira. Mwiyo minsi twumvise abakoloneli benshi bapfuye, abazwi, abagenerali, abamajoro b'abarundi ndetse n'aba FARDC. Mwiyo minsi twarabumvise abacancuro bafashwe matekwa nyuma yo kuzibura ibyo bikoresho. Ubwo rero kuzibura ibikoresho mu buryo bwa gisirikare ni kimwe mu bintu bifatwa nko kongera cyangwa se kongera imbaraga z'uruhande ruri mu ntambara. Y'uruhande ruri mu ntambara rufasha umwanya rukazibura ibikoresho, rukongera bagakora icyo nakwita nk'isuku cyangwa se kuzibura muri rusange. Aho ngaho bagarukana imbaraga nyinshi zidasanzwe nk'uko tugera tubibonana mu ntambara zigiye zitandukanye zigarukaho hirya no hino ku isi, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maze kubaho urugero rwa AFC M23. Ese FARDC muri Uvira nimara kuzibura ibyo bikoresho no gutanga imyitozo ku basirikare ku bikoresho bishya byaje tutaramenya ngo bimeze bite, ese baraza kuba bakora iki? Ese baraza kuba bajya mu Rubaya hanyuma birukana intare za Sarambwe bazambure Kamanyora, Bukavu paka Goma? Ese baraza kuba baca mu Minembwe barimbure twirwanaho bagere kuri General Sematama mufate matekwa? Byose turakomeza kubirebera hamwe mu kiganiro nubwo tutabyifuza, ariko gusa bibaye twabibabwira kubera ko twahisemo kubabwira amakuru y'ukuri. Nubwo dukunda amahoro, dukunda intare, ariko ntabwo twareka kubabwira amakuru ya nyayo bigendanye niba biri kuri tere muri rusange. Ntabwo dukoresha amarangamutima y'ina ngo dutangaze inkuru bigendanye n'amarangamutima bitewe n'ibyo twishimiye cyangwa tutishimiye. Gusa icyo nzi cy'ukuri muba muri kukumva, turi abakunzi b'amahoro twese. Udakunda amahoro ntakabona inka muri rusange, niko navuga. Ubwo rero hari andi makuru amwe ngira ngo tube twasorezaho muri ya gahunda yo guhindura itegeko nshinga ari nayo iri guteza imyigaragambyo Kinshasa. Imwe natangiye babwira ko Gisegeti yakajije umutekano kugira ngo agaruke mu gihugu ku mahoro, ataza kuba yakicwa n'abantu. Muri ya gahunda burya ngo hari ikintu kibyihishe inyuma gikaza cyane, kimwe na nigeze no gukomozaho mu ntangiriro, kigendanye no kuba ngo itegeko nshinga nirihinduka harimo poe nyinshi nyine n'ubundi zizagenda zihinduka. Ariko poe ikunda kugarukaho cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abasesenguzi ni poe yo kugira ngo Gisegeti ahita abona amahirwe yo kongera kuyobora igihugu, gutorerwa kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ni poe umwe ikunda kugarukaho cyane muri rusange, ntawareka kubivuga. Ariko hari poe iri kwirengagizwa ndetse kandi ingenzi yakaba iri kuvugwaho hirya no hino muri rusange. Poe yo kuvuga ngo umuntu wese uvuga ikinyarwanda azamburwa ubwene gihugu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha hari abantu batari kubitekerezaho, abo ba Kongoro bazahita babwamburwa. Abangabo ba Masunzu bazi ikinyarwanda barakivuga nk'abakivukiyemo, nabo bazahita babwamburwa. Wenda ntawamenya Masunzu we n'andi makuru numvise avuga ko nawe ngazamwe mu rugamba ngo muri Kivu Amajyepfo kurwanya abanyamurenge bene wabo. Wenda mu kiganiro gikurikira dushobora kuzabigarukaho tukareba se yaje ate, yazanye amaraso ashyushye, ahinduye iki, ameza ate muri rusange. Wenda dushobora kuzabigarukaho mu kiganiro gikurikiraho. Gusa icyo nzi cyo muri rusange, iyi poe ni poe igomba kuba ihangayikishije benshi mu banyekongo, ariko nanone ku rundi ruhande ishimishije. Tise yabishimishije gute? Reka mbanze babwire uburyo ki yabihangayikishije. Iramutse yemejwe, abangaba batavuga bavuga ikinyarwanda bakamburwa ubwene gihugu, bivuze ngo ntabwo bashobora kujya mu matora. Ayo matora yakurikiraho ntabwo bayajyamo. Ariko impamvu Gisegeti ashaka kwishyiramo, azi neza ko abavuga ikinyarwanda batamutora. Niyo mpamvu ashaka kubambura ubwene gihugu kugira ngo ubwo amatora azabaye batazatora, bagatora Martin Fayulu cyangwa se undi muntu uziyamamaza bitewe n'uzaba hari uzabahanganye na Gisegeti. Akavuga ati aba bantu batazantora bagomba kwambura ubwene gihugu, hanyuma bugahabwa abagomba kuntora baturuka cyane mu bice bya Kasai biramvuka mu byo baruba, bagahabwa ubwene gihugu bo mu bwoko bw'abaruba. Yes, munyanganisho kwa nari mbivuze nabi, ariko nuko nguko biba bimeze. Ubwo rero Gisegeti ashobora kuvuga ati aba bantu bavuga ikinyarwanda kubera ko batazantora ntabwo bagomba kuba bafite ubwene gihugu. Ashobora kuba ariyo mpamvu yashyizemo irampuwe mu bijyanye no guhindura itegeko nshinga kugira ngo abakureho. Ubwo n'abanyamurenge nabo muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange n'abandi bose bazwiho kuvuga ikinyarwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma iki kintu uburyo kijyahangayikishijemo, urumva ntibakora amatora. Icyo ni kimwe. Ibyo bagenerwa na leta nk'ibikorwa remezo, nta muhanda cyangwa se nta vuriro ryakongera kubakwa. Ibijyanye n'ibizamini bya leta bituruka Kinshasa bishobora kutongera koherezwa
muri zino ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, za banke twumvaga ngo zizafungurwa binyuze mu biganiro biri kubera mu Busuwisi, ntabwo zaba zigifunguye kubera ko zaba ziri mu bice bitari ibya Kongo nk'uko byaba byamaze kugaragara, cyangwa se amatora yaba yabigaragaje ko Gisegeti yatowe nabo iyo ngiyo za Kinshasa no mu bice avukamo byimwe. Ubwo urumva nibo yaba ayoboye, abo ku ruhande rwa Kivu na Ituri ntabwo baba barimo. Ubwo rero hari serivisi nyinshi batahabwa. Mbibutse ko ubu tuvugana bivuzaga mu mavuriro yubatswe cyangwa se yo ku ruhande rwa leta Kinshasa, ndetse kandi yatawe n'igisirikare cya FARDC cyarindaga umutekano, n'abavuzi ba FARDC bari bayishyigikiye bajyanye nayo, hanyuma intara zasarambwe zongeramo abavuzi bayo, hanyuma abaturage niho bivurizaga. Ubwo rero imiti yoherezwaga iturutse Kinshasa ntabwo yakongera koherezwa, n'izindi serivisi bagiye bemerewe kubera ko ari abanyekongo ntabwo bakongera kuzemererwa muri rusange. Ubwo rero aha ngaha ni kuri side yuko bishobora guhita biba bibi igihe aba bavuga ikinyarwanda bakamburwa uburenganzira bwo kuba abanyekongo. Ku rundi ruhande reka turebere hamwe, ese ni iki cyiza cyaba kuri aba bavuga ikinyarwanda baramutse bakuriyeho kuba abanyekongo? Ni iki cyiza kibirimo? Bashobora guhita biyomora byeruye bakavuga ngo twebwe mudukuyeho kuba abanyekongo, muvuga ko turi abanyarwanda, reka none tuba abanyarwanda byeruye. Abanyarwanda baze bashyira ibendera ryabo ku butaka bwacu, baze bature hano, natwe tujye gutura iwabo nk'abanyarwanda. N'ubundi nibo batwishyuriye amashuri. Mbibutse ko afande Colonel Rugabo wo muri twe Rwanda nawe yabigarutseho avuga ngo uwanyereka Kagame namuhobera rwose, namuhobera, atari ko u Rwanda ntawe uzarukoraho duhari, uzarutera tuzamuturuka inyuma natwe tumurasa mu mugongo. Bivuze ngo aba bantu bashobora kuzabona batereranywe na leta ya Kinshasa bameze nk'aho batagira igihugu. Ku ruhande rumwe bashobora kuvuga bati ariko cya gihugu bagumye badutwerera, reka tube cyo noneho byeruye. Umuganda buri kwezi urakorwa muri bino naco igenzurwa na AFCM 23, ndetse kandi abaturage bakamenyana, bagasabana, bakaganira ibitekerezo byakubaka ibice byabo batuyemo muri rusange, bagakora n'isuku. Si ibyo gusa kandi ubuyobozi bari kugenda babwegereza abaturage nk'uko mu bindi bice by'isi biyobowe neza. Urugero nk'u Rwanda, ubuyobozi bwegereye abaturage, bibutsa ko ubu ngubu aho wajya hose niyo wacumbika ubanza kujya kwiyandikisha ku ushinzwe umutekano mu mudugudu. Umutwarasibo wawe akarara uwo mudugudu wagiyemo, akarara amenye ko wahageze, byanarimba agahamagara umudugudu w'umudugudu uvuga ko uvuyemo, akamubaza koko niba uri umuturage ufite ubudakemwa mu mico no mu myifatire. Ibyo bavuga nawe n'ubimenya, ariko akenshi burya iyo yaguketse ko kutagira ubudakemwa mu mico no mu myifatire aramuhamagara. Ubwo rero urumva ko igihugu cy'u Rwanda kirakontoreye ku buryo nta waza ngo yicomekamo uko yiboneye kose. Banza niyo yarara mu gihuru, igihugu cyaba kibizi ko hari umuntu winjiye kandi yaraye mu gihuru, igihugu cy'u Rwanda cyo cyabimenya. Ariko muri Kongo ho ntabyo bamenye. Ndaguha urugero, ibase ko abanyamurenge cyangwa se bano bantu b'abanyemasisi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo u Rwanda rwagiye rwaguka mu myaka ishize irenga 400, ibaze ko mu myaka 400 ihari Gisegeti wo muri Kasai ataramenya ko hari abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavukiyeyo, bafiteyo ba se na ba sekuru. Nyuma y'uko umwami mu Rwanda yaguye nyine u Rwanda akagerayo kafata akashyira ibiti by'umuvumu n'ibiki byose, ibintu nk'ibyo ngira ngo babyibuka. Ageze ku kiyaga cya Lake Rwicanzige, ubu ngubu bayihindura izina bayita Edouard kugira ngo bagaragaze ko nyine u Rwanda hatakiri mu Rwanda nk'uko bakase imipaka nyine abazungu. Yego, ubu ngubu Kinshasa ntibaramenya ko imyaka 400 irashize, ntibaramenya ko hari abantu barenga 20,000 bari ku butaka bwabo. Ibyo ntabyo bazi, ntibashaka no kubyumva, ahubwo barashaka kubirukana. Mu gihe mu Rwanda uramutse uturutse nk'i Burundi ukaza ngushe kurara mu Rwanda, umuntu akagucumbikira, byanze bikunze ubanza kujya kwiyandikisha nk'uko nababwiye kwa mutekano na mutwarasi, bakabimenya mudugudu waho ngaho ugiye, akavugana na mudugudu waho uvuye. Niba ari mu Burundi nabyo bikamenyekana, bikaba bizwi, nta kibagutwara, ntibagukubita, kireka ibizanye ibintu by'amanyanga no kubabeshya. Ariko iyo uje gutyo nyine bakwakira gutyo, bakaguha ikaze, ariko bikaba ari ibintu bizwi. Muri Kongo niyo wamara imyaka 400 hari igihe batamenya ko waje. Ubwo rero urumva ko ibintu biba bigiye bitandukanye mu bijyanye n'imiyoborere hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero nababwiraga, ese ni uruhe ruhande rwiza kuba itegeko nshinga ryahindurwa? Niki byamarira abanyekongo ku ruhande rumwe, by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda? Niki byamarira? Kuko ngo bamaze kubona bashobora kwiyomeka ku Rwanda, bavuga ngo u Rwanda mureke twiyunge
tube bamwe, dufatanye n'ubundi twakubitiwe hamwe, ibihano baduhaye namwe barabibahaye, sosiyete zanyu zize zikorera iwacu ndetse kandi n'izacu zikorera iwanyu, abaturage bagenderane, n'ubundi turabavandimwe kuva mu myaka ya kera ishize, uretse ko twatandukanyijwe n'umupaka. Umupaka ushobora no gukurwaho, ni ukuvuga ngo M23 ubu tuvugana ifite igihugu, ifite territoire yigenga, ishatse yakuraho umupaka uri Rubavu, bakavuga ngo uyu mupaka ntawo hari, abaturage mugende nk'ibisanzwe. Hakabaho checking point zisanzwe zibaho hagati n'ubundi mu gihugu, mu bice bitandukanye, zikabaho n'ubundi za polisi. Ibyo birashoboka cyane rwose habayeho. Ubundi hari ukuntu ibihugu byombi iyo bituranye byarakubitiwe hamwe cyangwa se byarishimiye hamwe, bijya bivuga ngo reka twiyunge. Ndabaha urugero, Zanzibar na Tanzania ni ibice bitakunze kuba ari ibice bimwe. Zanzibar cyahoze ari igice kirimo abaturutse mu bihugu nk'Ubuhinde, abaturutse mu bihugu bya Aziya ndetse n'abaturutse mu Bwongereza, bakusanyirizaga cyari kirwa bakusanyirizaga abacakara. Ibyo byose birangiye, ubucakara burangiye, Zanzibar na Tanzania ku gihe cya Nyerere bahita bavuga bati reka twiyunge tube leta zunze ubumwe za icyo gihe Nyerere yayoboraga cyitwaga Tanganyika, yari taraba Tanzania. Ahangaha rwose bahise bavuga ngo reka twiyunge tube igihugu kimwe, kireka kwitwa Tanganyika ahubwo kibe Tanzania. Iki nicyo gihugu kimwe n'ikimenyimenyi. Uyoboye Tanzania uyu munsi yose aturuka ku kirwa cya Zanzibar, handi hawuze ari mu mahanga. Ubwo rero birumvikana ko ibintu mbabwira ibintu bisobanutse, namwe murajya muduha ibitekerezo muri comment. Bashobora guhita bavuga ati rero reka tube bamwe, ntawe utubuza, ntawababuza rwose. Uko byagenda kose bishobora kugenda buke buke, ariko byose bikagera ku ntego. Ikindi bashobora kuvuga ngo aba bantu b'abaturanyi b'Abanyarwanda bareke tugire igihugu cyacu kiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugire Repubulika yacu, tugire leta ya Kivu, ubuyobozi bwacu bwa banki, ubuyobozi bwose busanzwe bw'ubucamanza n'izindi nzego zisanzwe zacu tuzigire nk'urundi basanzwe bazifite nyinshi muri zo, cyane cyane iz'ingenzi nk'igipolisi n'igisirikare n'ubuvuzi n'ubucamanza, izo basanzwe bazifite. Bashobora kuvuga bati reka noneho igisigaye ni ukugira perezida, yenda bagatoranya nka Corneille Nangaa cyangwa se General Makenga akaba perezida wa territoire, ikaba bayo leta Kivu, ariko yiyongereho na Ituri n'ubundi nk'ibisanzwe ko bashobora kuzajya kuhabohoza uko byagenda kose, kuko ngo biyemeje kubohoza Kongo, by'umwihariko ibice byugarijwe n'ibibazo by'umutekano ahanini. Ubwo rero bakavuga bati ubwo rero tumaze kuba igihugu, Abanyarwanda n'abavandimwe bacu twahawe ibihano bimwe, imitungo yacu yarafatiriwe n'iyabo irafatirwa, ndetse kandi twasizwe icyasha ko duhungabanya umutekano w'akarere. Turasangira ibyo byose, bagaruye amahoro, dusangiye amateka, barwanyije FDL natwe twararwanyije. Reka tube igihugu ariko kibana neza n'ibituranyi. Abarundi nubwo twarwanye mu ntambara, ahari twebwe twabanira neza, nyuma bagatangira nabo kubona ko turi abaturanyi beza, batari abaturanyi bo kurwana. Hanyuma abaturanyi b'u Rwanda nabo turabana neza, bo turi n'abavandimwe. Hagati y'umuturage kugenda azajya ararahashatse nta kibazo, gusa bimenyekane n'ubundi nk'ibisanzwe, akoresha ibyangombwa bitagoye kubibona, wanabonera ubuntu. Hanyuma muri Uganda nabo n'abavandimwe bacu, haba igice kiri ku butegetsi n'abatari ku butegetsi, nabo dusangira byinshi, imihanda, imipaka irenga 9, ni imipaka ihuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imipaka ikayahuza na Uganda. Abo ngabo nabo ni abantu bacu, nibareke tubane neza mu mahoro. Ibyo byose birashoboka, hamwe n'ubundi bisesenguzi dushobora kugenda tubona n'andi makuru dushobora kugenda tugarukaho muri rusange. Turaza kuba twabana mu kiganiro gikurikira niba ubyemera. Nyemera nshimire byimazeyo umuntu wakanze like, niba muterankunga wacu dukunda cyane, ariko nanone dushimire umuntu wakoze subscribe agahita afungura n'akazogera, nawe ni umuntu w'agaciro cyane. Ndabifuriza kugira amahoro y'Imana. Ngiye twari kumwe mu kiganiro, nitwa Baraka. Munyemerere duhurire mu kiganiro gikurikiyeho, aho tuza kuba turebera hamwe izindi ngingo z'amakuru aza kuba agezweho. Mugire amahoro y'Imana.